va mu kinya wari uzi ko amayobera ku ntekerezo zacu ariyo ntandaro y'umunyururu w'ububata. Wari uzi ko ibanga ry'umudendezo, umunezero n'amahoro rihisha mu mikoreshereze y'intekerezo zawe. Ubundi wari uzi ko abubatsi b'isi bashora menshi ngo utandukane n'ubushobozi bwo kwimenya. Ese wari uzi ko ukuri kubatura kuri mu mbaraga n'ububasha byicaye mu bwonko bwawe? Ntugacikwe n'inyigisho zava mu kinya mutegurirwa kandi mukagezwaho na John Mugabo ku muyoboro wa YouTube channel va mu kinya. Muraho neza, tutangiye tubasuhuza, dutangiye tubaramutsa nyuma y'igihe kinini cyane tutaganira. Ngira ngo duheruka ibiganiro mu ntangiriro za 2019. Nyuma yaho covid yabaye icyorezo gikomeye, ibintu byinshi birahinduka, ibiganiro uburyo byatangwagamo busa n'ubuhindutse. Ubu rero twiyemeje kubikomereza kuri YouTube nyuma y'uko abantu bakomeje gusaba cyane, ubona ko hari icyuho cy'inyigisho bari bamaze igihe bamenyereye. Ni John Mugabo, ikiganiro n'ubwirukirimuzi ariko cyahinduriwe izina bitewe nuko abantu benshi bagiye batugezaho ibitekerezo byabo, bagaragazaga yuko batumva neza, badahuza inyito y'ikiganiro ndetse n'ibikivugirwamo, kubera ko cyasaga naho izina ryacyo rihishe cyane. Ubu rero twaryoroheje, ikiganiro kizajya cyitwa va mu kinya nk'ibisanzwe nk'uko mubibona kuri YouTube. Tunabasaba ko mwasubscribinga, mugashyiraho notification kugira ngo ibiganiro ntibizongere kubacika, kuko ntabwo tuzongera gusiba cyangwa ngo dukererwe. Uyu munsi ndashaka ko turebera hamwe ku bimwe mu bibazo twibaza cyangwa se abantu benshi bibajije kuva kera, kubera kuburirwa ibisubizo. Rero bigera aho ngaho byitwa amazina, bihabwa ishusho, ariko nyamara abantu hari ukuri bakeneye kuri byo. Turashaka uyu munsi kwibaza ku kibazo cy'abadayimoni. Ese abadayimoni babaho? Nicyo kibazo turimo kwibaza muri izi nyigisho. Tugiye kurebera hamwe ireme ry'icyo kintu cyangwa ry'abo bantu cyangwa ry'iyo myuka, aho ikomoka, aho iva n'uko ikora, n'uko yaremwe cyangwa se iremwa. Abadayimoni babaho? Abadayimoni ni ijambo ritari rinyarwanda, ni ijambo ritirano, ni inyito ntirano. Mu cyongereza ni demons, mu gifaransa ni demon. Iyo ugiye gushakisha umuzi w'iryo jambo, usanga bavuga yuko ari ibitekerezo cyangwa se ibyiyumviro bibi, imbaraga yo gutekereza nabi, imbaraga yo kwiyumva nabi, ishobora gushyira cyangwa se kugeza ku kibi. Dayimoni ugiye gushyira mu kinyarwanda bavuga ko byitwa imyuka mibi cyangwa se umwuka mubi. Turaza gusabwa kumenya umwuka n'iki, umwuka uremwa ryari, uremerwa hehe, ukorera hehe. Mu gutangira rero ndagira ngo mumenye ko umuntu hari ibintu bitatu nshaka ko dutindaho: isanzure, umuntu n'imbaraga. Umuntu uko umubona ntabwo ari ikintu. Umuntu n'imbaraga, n'imbaraga zishobora guhindura ishusho
ushobora guhindura ishusho nk'uko ubona amazi ashobora guhindura ishusho. Mushobora kubona amazi ashobora kuba barafu, ukayafata ukumva ni ikintu kiremereye washyira mu mufuka kikakuremerera, ariko amazi ashobora no guhindura ishusho ntaremere, akoroha. Amazi ushobora kuyafata nk'uko wari ufashe barafu, ashobora guhindura ishusho ntuyafate. ni uko nguko isanzure riremye. Isanzure ntabwo ari ikintu, isanzure ni ukuntu. Ibyaremwe byose cyangwa se ibiremwa biri mu isanzure nawe urimo ni ishusho y'isanzure. Muri make wowe umuntu uri ishusho y'isanzure kuko uhindura ishusho. Umuntu iyo apfuye ukamushyira nk'ahantu ushobora gukomeza kumusura bitari ibyo guhamba, ukajya umusura buri gihe. Ashobora gupfa yarafite ibiro 100 cyangwa 200. Uko ugiye umusura kenshi ukagenda usanga agenda ashira akazageraho aho wamuryamishije ugaruka ukahamubura. Aba yavuye mu ishusho imwe, mu byita abantu babyita kubora, abantu wa mubiri wari munini hari aho buri, hari aho uba waragiye, hari aho uba waraburiye. Uba waraburiye muri ibi byose bigize isanzure. Kubora ntabwo bibaho, kubora si ugushira, kubora ni uguhindura forme. Iyo ikintu kiboze niyo mpamvu ubona batera imbuto zikavayo mu yindi shusho, ariko zabanje kubora. Ni ukuvuga ngo haba habayeho guhindura ishusho. Nawe umuntu nawe ni uko nguko ameze. Iyo uvuze ko umuntu yaboze aba yarahindurwe ishusho agaragaramo. Ni ukuvuga ngo n'ibitekerezo rero ni uko nguko bikora. Ibitekerezo bikorera mu isanzure, bikora mu buryo bw'amashusho cyangwa se ni ishusho. Ishusho y'isanzure igizwe n'ibifatika bigaragara, igizwe n'ibidafatika bigaragara ndetse n'ibidafatika. Sinzi uko mbivuze neza. Igizwe hari ibifatika bigaragara, ibidafatika ariko bigaragara ushobora kubona ariko utafata, ndetse n'ibidafatika kandi bitagaragara. Ngiyi ishusho y'isanzure. Umuntu nk'uko nababwiye n'ibiti n'ibiki byose biri mu ishusho y'ibifatika bigaragara, ariko bishobora no guhindurirwa ishusho nk'uko nababwiye kwa kubora, bikaba byakurwa mu ishusho y'ibifatika ikajya muri ya shusho y'ibidafatika kandi bitagaragara. Ni ikintu tutigeze twigishwa kuva twabaho. Wowe rero ntabwo ukomoka ku isanzure, byumvikane neza. Hari abantu bavuga ngo twebwe turi produit cyangwa turi ibikomoka ku isanzure. Oya, umuntu ntakomoka ku isanzure. Umuntu ni isanzure. Ibikuberamo wowe nk'umuntu, ibigukorerwamo ni ibikorwa bikorwa mu isanzure. Ndashaka kugasubiramo ako kantu. Ibikuberamo, ibigukorerwamo ni ibikorwa bikorerwa cyangwa bikorwa n'isanzure, bikorerwa mu isanzure. Uri kimwe mu bigize isanzure. Buri igitekerezo kinyuze muri systeme y'intekerezo zawe. Ntawe udatekereza, twese turatekereza. Waba utwaye imodoka ubutekereza, waba wumva umuziki ubutekereza, waba wicaye wenyine ubutekereza. Iyo gikomeje kunyura muri systeme y'intekerezo yawe kirabyara. Gukomeza no kuvuga iyo gikomeje gutambuka, kigatambuka mu ntekerezo zawe, kigera aho ngaho kikabyara.
kibyara imyumvire cyangwa uko wiyumva, feeling. Umunyemerere nzajya ntiraho amagambo kugira ngo ibintu birusheho kumvikana. Nimvuga kwiyumva biraba bitanoze neza, reka dukoreshe feeling. Feeling ni ikintu kidafatika ariko wumva, urakibona mu bitagaragara byawe. Uko kuntu wiyumva cyangwa iyo feeling nayo buriya irabyara, kubera ko mu isanzure ihame ry'isanzure rikomeye buriya ni ukororoka. Nicyo kintu gikomeye abantu batazi. Ihame rikomeye, principe mu isanzure ikomeye ya mbere ni ukororoka. Now icyo gitekerezo cyawe kirororoka, kikororokamo feeling. Cyakororokamo feeling cyangwa uko kuntu wiyumva. Iyo feeling iyo ukomeje irabyara cyangwa se irororoka, ikororoka mu cyo bita amaranga, emotion. Emotion mu cyongereza buriya ni ijambo rimwe ariko rivuze ubwaryo, rivuze energy in emotion, ingufu muri motion. Ubwo mu kinyarwanda ni ukuri ntabwo ndi bwumva uko, ariko ni nko kugenda, kuzenguruka, gutembera. Motion. So niyo emotion, energy in motion niyo emotion. Urumva rero cya gitekerezo cyageza aho kibyara imbaraga. Ariko imbaraga itari static, idahagaze, imbaraga igenda kuko nta mbaraga iguma hamwe. Imbaraga iragenda. Iyo hakomeje urwo rwunge rw'icyo gitekerezo mu ruhererekane ntekerezo rwawe, bivuze ko ya marangamutima arukomokaho cyangwa arukomokamo urwo rwunge, iyo bayita iki mu kinyarwanda none, urwo rwunge ruhererekane aba arimo kugaburirwa, rukomeza kugaburirwa, akaremerwa imbaraga. Urabyumva? Tugendane. Araza kugera aho ngaho abe ikinyabuzima, araza kugera aho ngaho abeho. Amarangamutima yagaburiwe, nakubwiye ko kororoka ari ihame. So ya marangamutima yakomeje kurya, ararya icyo bita imbaraga zawe z'ibitekerezo. Narya ikiriye cyose kirakomera, kirabyibuha, kirashisha. Nashisha araza kuvamo ikintu kinyabuzima, kuko yagaburiwe yiyubakemo ingufu cyangwa se energy. Izo ngufu zigera aho ngaho zikaba ikiremwa mu ruganiriro rw'umutima wawe. Ko buriya umutima uraganira, hahandi uganirwa, uvuga ngo umutima ngo wambwiye ngo ndimo kwibaza, ngo haba hari ikiganiro gikorerwa muri wowe. Nawe cya gitekerezo kigeraho bitewe n'uko kuntu twaje tukivuga, kigeraho kikaba umwe mu bakuganiriza, kigeraho kikaba ikiremwa kiganira, kikuganiriza. Nawe iyo gikomeje kuganira muri urwo ruganiriro rw'umutima wawe cyangwa se mu rwengero ntekerezo, aho wengera ibitekerezo byawe, havamo icyo bita ingufu z'intekerezo. Izo nizo ziza zigategeka cyangwa se zikagaba uko ingufu z'ibigaragara zacu, umubiri, uburyo tugiye gukoresha umubiri, ingufu, ingingo zacu, uko tugiye gukoresha ururimi rwacu, uko tugiye gukoresha amaguru, uko biraza bikajya mu byo bita nervous system. Nervous system ni uburyo ingingo zacu zikomatanyirijwe ahantu hitwa kuri nervous system, hatuye mu bwonko cyangwa se hicaye ku bwonko. Icyo gihe
biba bikozwe mu ngufu. Za energy turimo kuvuga noneho zigenga cyangwa se zigize umubiri w'isanzure cyangwa se zigize imbaraga z'isanzure, ariyo energy. Kubera ko buriya umubiri wacu ukorana na energy, ni ingufu. Icyo gihe rero iyo byamaze kumera bityo, ingufu z'ibigaragara zacu zitangira gukora uko ya mbaraga y'intekerezo yaje kubamo ikintu cyangwa se umuntu muri wowe avuga, akomanda. Kubera ko ubundi ikigaburiro cyose nk'uko twabivuze kirabyibuha, kirashisha, kirakomera, kigira ingufu. Kubera uko kukigaburira cyageze aho kiba giant muri wowe, cyaba ari gishingira ku byo wanyuzemo, kuko buriya amadayimoni, gutekereza kubi, kugira nabi, iteka bigira aho bihurira n'amateka y'umuntu. Ushobora kuba ari ibyo wabayemo, ushobora kuba ari ibyo wabonye n'amaso yawe, ushobora kuba ari ibyo wabwiwe. Hari uburyo butandukanye ugera in contact n'impamvu irema iyo mbaraga muri wowe, twe twita amazina agiye atandukanye. Iyo bayita nk'imbaraga y'ishusho, tuyita imbaraga y'ishusho y'igitekerezo banze cyawe. Ishobora kuza mu bwoba watewe uri umwana, ushobora kuza mu gufatwa, ushobora kuba warafashwe ku ngufu uri umwana. Iyo shusho niyo gitekerezo banze cyawe, naho kigiye gutangirira. Uko ukomeza kugitekerezaho kiragenda kikubaka, kigakomera muri wowe. Murabona ko icyo gitekerezo cyangwa iyo mbaraga yatangiye ari igitekerezo cy'icyakubayeho, cy'icyo wabonye, cy'icyo wumvise, cya experience iyo ari yo yose waba warahuye nayo uriho. Uko kuntu cyatangira kidafatika cyangwa se kidafite ishusho, uko iyo gikomeze kuza gusubirwamo, kuko kundi inka irya ikuza ibintu bikagaruka, twabonye ko aribwo kigenda cyubakirwa indi shusho, kikageraho kikaba ijwi. Nababwiye ko ihame mu isanzure ni ukororoka. Twongeye dusubira aho twahereye. Uko kuntu noneho tugeze aho cyororotse gihinduka ijwi wumva, ijwi rivuga. Iryo jwi iyo ukomeje kugaburira, nababwiye ko tukigaburirisha imbaraga z'ibitekerezo, attention. Iyo tubihaye attention, kirongera kikororoka cyangwa kikagwiza imbaraga za ngufu twite ingufu cyangwa imbaraga. Ni energy, ntabwo ari force. Mutandukanye energy na force. Turimo kuvuga energy nk'uko wavuga iz'amashanyarazi, ingufu. Ariko imbaraga zo ni izi ngizi z'amaboko n'amaguru, ntabwo aribyo turimo tuvuga. So izo ngufu z'amarangamutima kiraho kigahinduka icyo bita program. Urabona nka mudasobwa ukuntu imeze, iriya ni program. Mudasobwa ushobora kuyishyira ahantu igagukorera igakora ibintu we wakabaye ukora kandi udahari, utarimo no kuyikoresha. Za porogaramu zikoresha nk'uko tubona za Sophia, igenda igakora ibintu. Ntabwo iryo terambere ibyo byose ntiratugeraho muri Afurika, ariko ahandi rirahari, aho igenda ikakuzanira amasahane Sophia, ikakugaburira ku meza y'ifunguro. Sophia ukabona yatangiye no kuba umuntu ushobora gusangira amarangamutima, cyangwa ishobora no gusangiza amarangamutima abantu nkatwe. Ubu ngubu niho isi igeze, aho abantu basigaye bajya kwa mudasobwa kugira ngo baganire, basabane mu marangamutima. Iyo ni porogaramu. Ni uko nguko porogaramu ikora. Nawe uko kororoka noneho tugezeho ni uko porogaramu iba porogaramu iyo ushobora kwikoresha. Rya jwi rigeraho rikabyara porogaramu yikoresha itagusabye uruhushya.
idakeneye ko ubanza kuyiha attention, idakeneye ko ubanza ntabwo iba igishingiye ku ifunguro uyigenera, iba yaramaze kuba autonomous, yaramaze kuba independent, iba imaze kwigenga kuko iba yaramaze gukora. Wumva iyo umwana ari mutoya hari igihe aba kikudepandaho, gutambuka, guterurwa, gukaraba, ibintu byose, ariko hari ikigerageramo akabyikorera atagusabye uruhushya. Nibyo turimo kuvuga. Iyo porogaramu cyangwa se iyo systeme iraza igatura muri subconscious mind. Nabuze ijambo rya subconscious mind mu Kinyarwanda, ariko ni nk'icyicaro cya kabiri cy'ubwonko bwacu, aho buriya ubwonko bwacu bugira ibyiciro, bugira imyanya. Hari umwanya wa mbere uri imbere, ariko hari n'umwanya uba mu bubiko, niko nabyita. Icyo gihe rero irakomeza ikaraninga iyo porogaramu, ikikoresha muri wowe nta ruhushya igusabye, nk'uko mbere yabanzaga kudepanda ku mbaraga zawe cyangwa se itabanje gutegereza kuyicana. Uko ikomeje kugaburirwa, iguhindukanamo umunyururu utagifiteho ubushobozi wowe. Ni nk'izi robo. Abantu bafite ubwoba yuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, uko dukomeza kuba muri ino si y'ikoranabuhanga, hari igihe robo zizagera aho ngaho zikaba umwanzi wacu twebwe ubwacu, ari twe twazikoze. Mujye musoma nizo mpungenge ziri kuri AI ubu ngubu, bavuga yuko hari igihe robo zishobora kugera aho ngaho zikaba umwanzi w'umuntu. Nino porogaramu igera aho ngaho igatangira kwikoresha itagusabye uruhushya. Uko kwikoresha itagusabye uruhushya, ububaye ubugiye mu mwanya w'igikoresho cyayo, kandi iyo yatangira igikoresho cyawe, uba wabaye kuba wamaze kujya munsi y'icyo bita subjection yayo. Ndibwira ko ndimo kwihuta, ndibwira ko turi bubyumve. Uwo munyururu utagifiteho ubushobozi niwe uzasanga umuntu avuga ati sinzi ukuntu nisanze nakoze bino bintu, ndabizi ko atari bibi, ko ntakwiye kuba nabikora, ariko hari imbaraga muri jye nisanze yayinkoresheje. Iyo mbaraga icyo akubwira ni ngo nta bushobozi nayigizeho nubwo ntabikunda. Niyo handi no Bibiliya baza bakatubwira ngo Paul yaravuze ngo ngambirira gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere. Ikiba cyabaye ni icyo ngicyo. Nuvuga ngo wa munyururu uba wageze aho ngaho ukagwiza imbaraga, ugatsikamira wowe izo ufite, kuko uba waramaze kugwiza imbaraga cyane, ugakomeza kubugaburira, uba independent. Ubu noneho ntukibufiteho ubushobozi. Niho wisanga wakoze ibyo utashakaga. Niba wanga ubusambanyi, ni urugero, urabizi ko gusambana ni bibi, urabizi ko bigutesha agaciro, urabizi ko byanduza image yawe, ariko ukisanga byabaye, kandi byanarangira ukababara, ukigaya ariko byabaye. Niba udakunda gukorakora, murabizi ibintu byinshi cyane, byinshi. Niba udakunda kurakara, ni urugero, ukisanga warakaye kandi warabigambiriye kutazongera kurakara muri ubwo buryo wenda budafututse, ngo uvuge amagambo atari meza, ukisanga byabaye, ukigaye ukababara. Ni ukubera yuko already ikirimo gikorwa ni ikirema waremye, ni ya dayimoni, ya yindi wise dayimoni, noneho niyo ifite ubutware bukoresha umubiri wawe
binyuze muri ya central nervous system yacu ikenereye imbaraga ikorana n'ingufu zacu, igakoresha umubiri, igakoresha ubwonko, ugasanga nta bushobozi ukifiteho. Iki kintu rero niho hava imvugo nababwiye izo ngizo abarokore bajya bakoresha mu rwego rwo kwikonsora, akavuga ati na Paulo yavuze ibi, twezwa buri munsi, nta muntu ushobora gukiranuka muri iyi si, duhora tujya gusenga ukabanza ukiyeza, duhora turi abanyabyaha, Yesu icyo yakoze yacunguye ubugingo bwacu, ariko ubugingo bwacu buri kumwe nawe, imibiri yacu ntawe uzayibaza, ni hano mu isi, kugira ngo bajustifie kunanirwa gutsinda ikibazo batangije batabizi, cyangwa se twatangije tutakizi. Ibyo byose rero ni za mvugo nyine zo kujustifia amarangamutima yacu. Rimwe na rimwe noneho ku barokore cyane niho usanga bajya kurwana nabyo, akajya ku musozi ngo yagiye kurwana na dayimoni y'ubusambanyi. n'urugero dayimoni yo craving yari yose yo kunywa inzoga, n'urugero dayimoni nimwe murabizi, buri muntu azi ibyo yahuye nabyo cyangwa se ibyo yumvise mu mashusho ya dayimoni zirushya abantu. Dayimoni yo kwikinisha, abantu barabifite, babumva ko bafite izo dayimoni zo kwikinisha. Ni byinshi dayimoni zo gukora iki, ni byinshi, ubujura, ibyo byose twavugaga. Nyamara dayimoni nujya kugenzura uzasanga itaravuye hanze yawe, ntabwo uyisengera, ntabwo uyirwanisha ibikorwa by'umubiri, ntabwo ari umwanzi, ni umwanzi waremye, ni umwanzi wakuremwemo, ni umwanzi wagaburiye, ni umwanzi watangiranye nawe muragendana, akurusha intambwe kubera ko nta bumenyi wari ufite. Iyi ni episode ya mbere ya dayimoni. Turaza kugaruka mu kindi cyiciro cya episode ya kabiri tureba dayimoni. Murakoze cyane. Niva mu Kinya na John Mugabo.